Ni kenshi usanga hirya no hino hagenda humvikana inkongi z'imiriro ziba zatewe n'impamvu zitandukanye, rimwe na rimwe zikangiza ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ahanini bigafata umwanya kuzizimya bitewe no kutagira ubumenyi ku bijyanye no kurwanya no gukumira inkongi z'umuriro, aho abaturage bibasaba kurindira inzego zibishinzwe, rimwe na rimwe zikahagera zisanga hangiritse byinshi. Gukoresha fire extinguisher nari naranayiguze ndayimanika nshyiraho, ariko ugasanga uburyo nayikoresha cyangwa nateganyaga kubikoresha butandukanye n'ubwo mbonye hano. Cyane cya mbere ntabwo nari nitaye kureba niba igira garanti cyangwa se ujya gukora refill yayo ntabwo nari nzi kwibaho. Yarangiraga ikarangira tukayikura. By'ukuri ibikoresho byari bihari, izo fire extinguishers twabonye, fire blanket twazibonye, twari tunazifite, ariko mu by'ukuri ntabwo twari turi trained ku buryo bikoreshwa. Buri wese akwiye kugira ubwo bumenyi ku buryo in case ahuye n'icyo kibazo ashobora kumenya gukoresha fire extinguisher atagiye guhamagara, cyane ko twabonye ko isegonda rimwe gusa rihagije inkongi y'umuriro ikaba imaze kwangiza byinshi. Mu gukemura ibi bibazo, polisi ikorera mu ntara y'Amajyepfo ikaba iri kugenda ihugura abaturage uburyo bwo kurwanya no gukumira inkongi, cyane cyane ahahurira abantu benshi. Abo mu karere ka Huye na Gisagara bavuga ko kugira ubumenyi nk'ubu ari umuti w'ikibazo cy'ingaruka zaterwaga n'inkongi za hato na hato. Hari ubumenyi bwinshi nkuyemo ntari mfite, batweretse uburyo umuntu ashobora gukoresha yitabara mu gihe ahuye n'inkongi y'umuriro igihe polisi bitarahagera. Kandi twabonye ko atari na ngombwa ko igihe cyose uhita uhamagara polisi, kuko hari ibintu byinshi twize umuntu ashobora kwikorera ubwe. Tubonye uburyo ushobora kuba ufite kizimyamoto, ahubwo kuba uzifite byonyine ntabwo bihagije, ugomba no kuba uzi kuzikoresha, ufite ubumenyi mu buryo wakwirwanaho mu gihe polisi itarahagera. Twabonye uburyo bwinshi bushoboka bwadufasha, hakabaho prevention mbere y'uko iyo nkongi y'umuriro iba, no mu gihe kandi yaba twabonye na strategy zo kuzimya inkongi y'umuriro hatabayeho ko twiruka tujya guhamagara polisi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, CIP Hassan Kamanzi, avuga ko ubu hari kugenda hatangwa inyigisho mu baturage ku bijyanye no kumenya uko buri wese yagira ubumenyi mu gukumira no kurwanya inkongi, ku buryo buri wese yagira icyo akora mu gihe habaye inkongi atagombye kurindira inzego zishinzwe kurwanya no gukumira inkongi. Bwa bukangurambaga dukomeza tubibutsa ko kuzimya cyangwa kurwanya gukumira inkongi y'umuriro ntabwo ari igikorwa cya polisi gusa, ahubwo ni igikorwa gikorwa n'inzego zose, n'ubufatanye buhuriweho n'inzego zose, by'umwihariko abantu nk'aba ngaba bakira abantu benshi kandi batandukanye, bafite ahantu hahurira abantu benshi batandukanye. Umutekano wabo ku bijyanye no gukumira inkongi y'umuriro rwose ni inshingano rusange. Uburyo bakoresha ziriya water hydrant, ubwo ni biriya bizimya inkongi y'umuriro hakoreshejwe amazi, kugira ngo nabyo mwabonye ko twabibigishije. Amasomo ni maremare, ariko icyo turimo tuvuga nka polisi nuko ari ubukangurambaga buhoraho kandi tugomba guhozaho, cyane cyane muri iki gihe cy'impeshyi turimo, tugera ku byiciro bitandukanye tubibutsa ko ari inshingano zabo gukumira inkongi y'umuriro, kugira ngo twese dufatanye rwose ibijyanye n'inkongi y'umuriro tubikumire. Kandi birashoboka, kuko ahari ubufatanye byose birashoboka rwose, nicyo twaje kubasaba. Polisi y'u Rwanda ivuga ko hari abantu baba bafite kizimyamwoto mu ngo, mu mahoteli no mu bigo bitandukanye, ariko batazi kuzikoresha cyangwa bakazigumana zararengeje igihe cyo gukoreshwa, bikagira ingaruka igihe habaye inkongi, bityo ko bagomba gusuzuma ko ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi bikora neza. Bakanavuga ko kugira ubumenyi mu kuzimya inkongi ari inshingano za buri muturage, kuko bishobora gutabara ubuzima bw'abantu no kurengera imitungo mbere y'uko abatabazi babigize umwuga bahagera. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10 mu ntara y'Amajyepfo.